Abantu benshi batekereza yuko ubukire ari amahirwe gusa, ariko ukuri ni uko hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu azaba umukire mbere yo kuboneka. Niba ufite bimwe muri ibi bimenyetso tujya kuvuga hasi muri iyi video, bishobora kuzakora ikimenyetso gikomeye cy'uko ejo hazaza hawe hashobora kuzaba heza cyane. Reka turebe hamwe ibimenyetso 9 bigaragaza yuko umuntu azaba umukire. Niba ukunda content nk'iyi ukanda subscribe. Ikimenyetso cya mbere, ukunda kwiga buri munsi. Abantu benshi bakomeza kubaho ariko badashaka kwiga ubumenyi bushya. Ariko niba ukunda kwiga no gusoma ibitabo no kureba video zigufasha gutera imbere, uba uri kubaka ubwenge bwawe buzagufasha gutsinda ejo hazaza. Naho ikimenyetso cya kabiri, uba ufite intego mu buzima. Abantu benshi bashobora kubaho nta cyerekezo bafite namba, ariko umuntu uzaba umukire akenshi azi icyo ashaka gukora mu buzima bwe kandi akagikora buri munsi. Ikimenyetso cya gatatu, ni utinya gukora cyane. Abantu benshi batsinze kubera ko bakoze cyane. Niba uri umuntu utinya gukora cyane no kwihangana, icyo gihe uri mu nzira nziza ikuganisha ku ntsinzi. Naho ikimenyetso cya kane, wiga ku makosa yawe. Abantu benshi bacika intege kubera amakosa baba bakoze, ariko umuntu uzagera kure yiga ku makosa akayakosora akayakoresha nk'isomo. N'ikintu cya gatanu, ukunda gufasha abandi. Biratangaje ariko abantu benshi batsinze bakundaga gufasha abandi. Iyo ufashije abandi wubaka umubano ukomeye n'amahirwe mashya. Naho ikimenyetso cya gatandatu, nugendera ku bitekerezo by'abandi. Hari abantu benshi bacika intege kubera kugenda ku bitekerezo by'abandi bavuga, ariko umuntu uzatsinda akurikirana inzozi ze, ntakurikirana amagambo y'abantu. Naho ikimenyetso cya karindwi, uba uzi gukoresha amafaranga. Niba uzi gukoresha amafaranga neza, uba ufite ubumenyi bukomeye bukuganisha ku bukire. Naho ikimenyetso cya munani, uba ufite kwihangana kubera ko intsinzi ntiza vuba. Abantu benshi batsinda bafite ukwihangana igihe kirekire badacika intege. Naho ikimenyetso cya munani, uba uzi kurinda ubuzima bwawe no kubutekerezaho neza. Niba ujya wibaza ati ese nakora iki kugira ngo ngire ubuzima bwiza? Ese nakora iki kugira ngo ntere imbere? Ibyo bimenyetso by'umuntu uzatera imbere vuba. Niba ufite ibintu 3 cyangwa 4 muri ibi bimenyetso, ushaka ufite ikimenyetso gikomeye kizakugeza ku ntsinzi ikomeye cyane mu buzima. None se wowe ukurikiranye video ufite ibihe muri ibi bimenyetso 9? Twandikira hasi muri comment utubwire. Niba ukunda video nk'izi zigufasha gutera imbere mu buzima, ukande subscribe kuri iyi channel kugira ngo utazacikwa n'izindi video nk'izi.